umukuru w'igihugu hari inshuro ebyiri amubwiye ati no ntabwo naje kugusubiza nawe ndakubaza ni nko kumubwira uriya munyamakuru we yashaka gufata perezida w'u Rwanda nk'abandi babandi nakubwiye yego abibye ubutegetsi abibye amatora abakoze kudeta mbese abantu banyuranye uwo rero siwe w'u Rwanda amubwira ati no banza usubize yabimubwiye kabiri mu gusoza aramubwira ati ntabwo ndi hano nturi umucamanza nturi umushinjacyaha ntabwo naje hano gusubiza ibyaha I'm not here to respond on allegations. You are not a prosecutor, you are not a judge. Tukamubwiye. Ahantu hambere rero yamubwiye ati banza usubize mbere uko tujya ku yindi etape. Wavuze ko bavuze kuri M23 urebye ikiganiro cyafashe umwanya munini kuri Kongo. Intambara na Kongo Tshisekedi ahora avuga no gufasha M23 ibyo nibyo yatinzeho. None haza kumaza aramubwira ngo umukuru w'igihugu abwira umunyamakuru amubwira kucya bibaza gufasha M23 kucya bibaza ko u Rwanda rwaba ruri muri Kongo batabanza ngo bibaze niki cyatumye M23 ibaho nanone yarongera aramubaza ati urabona ko nk'ahandi abantu bashobora hari abashobora kuntuka hari abashobora kuntera ibyondo hari abashobora kujya gute ntibafatwa nk'intwari nabwo undi ashaka guhita bazikira ati banza usubize ntabwo naje kugusubiza nanjye ndakubaza unsubize nyuma byitwa ikiganiro abyita avuga ati rero abanyamakuru b'iburayi bo muri bino bihugu bagendera kuri ya attitude na arrogance ubwirasi arrogance je jambo yarikoresheje attitude and arrogance shaping umuntu ubu nubwo turi kumutora nubwo amatora yageze nta na rimwe ashobora kumva ngo naratowe nabahoye igihugu ntabwo iyo yabura none none se kiragihe amatora yarashobokaga ayari yarabanje se twari tuzi uko byagendaga aro turatora kuba ko ari demokarasi yaje ariko araho yamubwiye abaze ku matora amubwira ati amubaza ngo abona amajwi menshi amubwira ati ariko mujye mutandukanya situation na context sibyo nuko atabimubwiye gutyo nyine liberateur ariyamamaje ntago bivanaho ko ari liberateur abanyarwanda bamubonamo nk'umucunguzi cyane neze kuba bayamuhaye bitwaye iki baravuga ngo ubundi twayahande tubaha ikaze kuri Global Panel gendeye amasezerano mbakundira yuko igihe cyose mu muhari ku bwacu kandi kuba mudukunda n'iby'ingenzi kuri twebwe tunabiha agaciro kenshi turi kumwe na Karegeya Omar Panel mu ishati nziza cyane iyi ni ya Makorombe ariko ntukanyitiranye na Cano uyu ni Karegeya Omar Jean Baptiste Karegeya Omar Panel ni Cano nubwo ndi nyirayo ariko ejo nshobora kuyihundi amurangana Karegeya Omar Jean Baptiste abaje gusura Global Panel yego ariko ntabwo ari Karegeya Omar Panel uri hano okay it's okay birahura nta birenze cyane rwose numeze neza turaho kamwenyu ni kose bananga kuzana Cano mu yindi oya ntacyo bananga kuzana ibiryo muri restaurant ni imiryango erega ni imiryango dore icyo tugamije twese ni ukugira ngo turebe uburyo ki society ikomeza kubakwa ariko yubatswe n'amakuru afite icyo asobanuye cyane rwose rero tugiye kongera n'ubundi kuganira turebe ibiri kubera hanze ahangaha turebe amasomo agomba kuvamo ndetse kandi tubashe gusobanukirwa byinshi impumuro y'amatora ikomeje gukwirakwira hose kampanye ubu twayagezemo neza ubu noneho wajya wumva darire ubu noneho wajya wumva impumuro yayo tuyarimo Musanze niyo iri kubyumva neza ibusogo bamaze gutegura abanyamakuru baraye bagiye mu kanya na Green Party tuzamutse ibwera mvura PR naho Inyamirambo uyu munsi cyangwa ejo sinibuka neza umunsi n'abandi PS imbera kuri nabo turi kumwe donc urumva twayagezemo nyine yego twayagezemo ubu noneho umuntu kwambara umwenda w'ishyaka ntacyo bitwaye gutambutsa ibiganiro by'amashyaka ntacyo bitwaye kwamamaza byatangiye ejo bundi NEC yarabitangaje ibasha kugira ibyishyiraho umucyo ariko irongera nagaruka ati ibi bintu muze kubyirinda bitaza gutuma bizabangamira steps zizakurikiraho zanyu zo
zo kuba mwagana mu byiciro bya nyuma by'amatora. Wenda tunabikomojeho gato agahe gatoya, biriya bintu baze kwitwararika iki? Ni byinshi byo kwitwararika, byo ni byinshi. Mbere y'uko NEC ikoresha ikiganiro hari hasohotse itangazo rya FPR yihanangiriza abanyamuryango bayo ko batagomba kwica akazi ngo kubera kampanye. Aho hantu hatinda. Yes, ntago matinda iyindi myaka byagendaga biba, ariko ntago mpamya ko FPR nk'ishyaka rikomeye riri ku butegetsi ntabwo kuza kandi rikaba moteri ya leta, ntabwo rero abantu bashinzwe gutanga serivisi baziha abaturage ari nka moteri ya leta, ntabwo yakwemera ko abantu bica akazi ngo bagiye muri kampanye. Cyane cyane ko kujya muri kampanye no gutora ni ibintu bitandukanye. Ubundi wakagiye muri kampanye n'ugiye kumva imigabo n'imigambi, uri umunyamuryango muzima asanzwe ayizi, azi naho azatora. Ntabwo byaba impamvu yo kwica akazi, yo gutanga serivisi mbi no kutubahiriza amategeko y'umurimo. Gusiba akazi ubisaba umukoresha cyangwa ugasaba konje. So guhita ukinga ibiro rero abantu bakakubura, umukoresha atazi aho ugiye ngo kubera ko murabizi ko habaye kampanye. So iryo niryo ryabanje. Hanyuma ibyo nibyo kwitwararika. Abakozi abari mu mirimo ntabwo bagomba kujya muri kampanye batabwiye abakoresha, yego, cyangwa se n'abagenerwabikorwa babo. Ushobora no kubikora ukaba smart, ugashyiraho itangazo ku rugi rwawe ukavuga ngo uno munsi simboneka aya masaha kubera ibi nibi, cyangwa ntushyireho impamvu ukavuga ariko avamidi simpari ndaboneka saa 8, abagushaka bakaza. Tujye tuba smart. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero ibiri byo kwitwararika nkatwe abanyamakuru, gutanga umwanya kubiyamamaza mu buryo buboneye. Igitangazamakuru cya leta cyo kigomba gutanga equilibre ku bakandida, ariko no mu bigengaho haba harimo n'amafaranga no kwishyura. Bo bashobora kwakira umukandida umwe wishyuye igihe kinini, undi ukamwishyura ukamwakira bitewe n'icyo yishyuye. Ariko mbere yaho bari batanze ibibujijwe, harimo no kuba wakwiyamamaza wototera gusebya undi mukandida cyangwa irindi shyaka. Ibyo nabyo ni ibyo kwitonderwa. Ngira ngo wenda hazaba izindi press conference zizaza tugeze wenda gutora nyirizina, aho baba bavuga ko nta wundi wemerewe kuvuga ibyabereye mu cyumba cy'itora atari umukozi wa komisiyo. Kandi nabwo bivugwa na komisiyo, kuko n'umukozi wa komisiyo abanza kubyohereza muri komisiyo, komisiyo akaba ari ibitangaza. Aho ntiturahagera, ariko muri iki gihe cyo kwamamaza n'abantu kwirinda kubangamirana, kudashyira ibirango, kutiyamamariza ku bigo by'amashuri, amavuriro cyangwa mu masoko yaremye. Ari byinshi byo kwitwararika, ariko nibaza ko iby'amatora tumaze kubimenyera. Ntabwo amatora yo mu Rwanda ari yayandi aba abantu bashwana. Bijya biba bushize, ngira ngo mu y'ubushize byarabaye Nyagatare na Kirehe babangamira umukandida wa Green Party. Icyo gihe byarabaye Rubavu babangamira umukandida wigenga Mpayimana Philippe. So ibyo byose nibaza ko byagiye bitanga amasomo, kuko nayo ni amasomo ya demokarasi. Iyo hakirimo ako kavuyo, abantu bazana umugaga mu bikorwa, biba bigaragara ko bakiri inyuma muri demokarasi. So rero ni byinshi byo kuba abantu bakwitwararika, ariko nta n'ibirenze, kuko amatora tuyamazemo iminsi guhera 2003, imyaka 20 ntabwo ari mikeya. Nta mwana mu by'amatora uri ahangaha. Birumvikana. Ubwo uwo ni umwuka uhari, kandi ntekereza ko ari umukuru mu gihugu hose cyane. Mpayimana yamaze gutangaza gahunda ye nk'abandi bose, yerekana ko muri gahunda ye harimo press conference icyo arusha abandi. Press conference 5 mu gihe cya kampanye, press conference 5, hanyuma akagira n'umunsi yageneye kwiyamamaza muri diaspora. Aho ngaho nta wundi mukandida urakora icyo kintu, nta wundi muntu bifite. Nta wagitangaje ko kuri ntuza kuri karandiriye. Karandiriye ndazifite hafi. Mpayimana, Green Party, PS Imberakuri, ntuza FPR. Ntawe nabonye ibyo bintu bibiri kuri Mpayimana, ahandi ntabyo. Press conference no kwiyamamaza muri diaspora.
urumva ko buri wese aba afite agashyaka. afite tactics ziwe. Eh, Yeah, very well. Karege rero mm, ubwo hari amatora turi kuvugaho hano iwacu ari nacyo kintu kituraje inshinga cyane. Ntekereza ko ubu ngubu noneho ubundi ubukwe twahereye mu ntangiriro z'umwaka turi kubuvuga. yego. Vuga tubukwe ndabutegereje, ntekereza ko noneho butegereje cyane kurushaho kuko bwegereje. Ariko noneho nubwo ibyo bivugwa ntago bibuza n'andi makuru kuvugwa. Iminsi ishize nanone perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa, yaragiye yitabiriye inama yiga ku ikorwa z'inkingo z'ibyorezo bishobora kwibasira isi ariko babyigira kuri Afurika. Muri urwo ruzinduko yagize rero ntabwo byagarukiye aho, yanabashije kubonana na mugenzi we uyobora igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ibyo birarenga, aza no kugirana ibiganiro n'itangazamakuru cyane cyane France 24. Okay. Mu biganiro bagiranye yabajijwemo ibibazo byinshi cyane, ngira ngo ni ibiganiro bakurikiye, ari nayo mpamvu nashatse ko tuza kubiteraho imetero. Ariko mbere y'uko uza kutwinjiza muri content cyane, ubwo hari ikibazo nza kubaza uza no kugisubiza. Narebye ikiganiro ndeba uburyo cy'abantu baganiriye, ndeba kandi n'ibindi biganiro byagiye bibanza. Ikibazo kinza mu mutwe kiza kibaza ngo kuki bari abanyamakuru bo hanze iyo bari guhereza ibiganiro abaperezida bo muri Afurika baretse yenda gake. Iryo jambo guhereza umukuru w'igihugu yavuze ko ritakiba, urikoresheje mu mwanya utari wo. aha Oya bigumishemo ntabikuremo. Turigishe umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro n'abarore aba ati guhereza inka. Komeza none. Mu kiganiro perezida ubwo nari kwibaza iyo abanyamakuru bo mu bihugu byo hanze baha ibiganiro cyangwa se baganira n'abaperezida bo muri Afurika, bisa naho biba bimeze nk'aho ari ugushinjanya, bisa naho nta cyubahiro cyinshi kirimo. Icyo kintu uze kukibuka ukinsubiza. Hanyuma nkomeje, icyo kiganiro cyabaye ikiganiro cyahuriranye na raporo yari yasohowe n'impuguke za Loni igaragaza ko uruhare rw'u Rwanda mu gufasha M23 yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje, ari mu buryo bwo gutanga intwaro ndetse no mu buryo bwo kongera abasirikare bafasha uriya mutwe. Ibyo ni ibintu byose bagarutseho. So tujyane muri context. No byo icyambere icyo wari wanje kumbaza by'abanyamakuru bo hanze nabo si bose, ahubwo nabyo biterwa n'imyaka. Naha ngaha turi imibarize y'abarore siyo yandura umwenda, siyo imyaka umuntu amaze bw'itangazamakuru, imyaka imbaraga afite paraporo ahabwa n'igitangazamakuru, ntabwo ariyo ya andura umwenda, ntabwo yabaza nk'uko Gatete Muhammadu yabaza. Tuvuge tuvaje Gatanazi ntabwo yabaza nk'uko Rashidi yabaza. Donc urumva itangazamakuru ni art. Yego. Buriya aho art itandukaniye na science. Science c'est par observation. Science ikibazo gisubiza kimwe nanjye bigasa cyane. Ariko ikiswe nta na rimwe abantu babiri bashobora guhuza intuza igikorwa artistique ngo gise. Kuko iyo bibaye art ntabwo bigendera kuri observation, bigendera kuri esthétique. Esthétique ni mu mutwe. Uranyumva? Ari ukuvanga amabara, ari uguhitamo donc n'abahanzi. Ubu ntibabonye ko abahanzi benshi bari gutanga bari guhimba indirimbo z'amashyaka bamamaza. Nta ndirimbo isa n'indi, ntibyinika kimwe, amagambo bahisemo saba ramwe nubwo tema rimwe. Voilà. Iyo ni n'itangazamakuru nuko. Niyo mpamvu inkuru uyu umunyamakuru runaka ayikora tema rimwe, angere imwe, ariko niba bikore kimwe. Indeshyi y'amaparagrafe, amagambo yahisemo, umwe akavuga ati nkuko waruvuze guhereza, undi akavuga guha, ibintu nk'ibyo. Donc ibyo rero nuvuga ngo ni art, itangazamakuru ni art. Niyo mpamvu ntawe ubyegzerisa nk'undi. Niyo mpamvu barura ari we buri gihe ubaza perezida wa Repubulika.
ntibahari se kuki se turabafite benshi babari none se muri kiriya kigo se ntiharimo abanyamakuru benshi cyane. so rero aho niho hagomba kuba diferanse. Umunyamakuru w'umusaza noneho w'umunyaburayi ibyo wavugaga ari kubaza umuperezida w'umunyafurika, na buriya nuko yabaye perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umusiniya, abantu bazi, ufite imbaraga, wahagaritse jenoside, umujenerale w'umunetsi, ibyo byose n'uriya munyamakuru aba agomba kubishyira muri consideration. Buriya kuriya yamubajije siko yari kubaza uyu wa Malawi, no, ntabwo ariko yabaza Ruto, ntabwo ariko yabaza Samia, no. Samia nawe kumubaza ukamenya ko wari umudamu, ni umuntu winjiye wabaye perezida aprofise, sinavuga ngo yari aprofise ariko yari vice perezida, hanyuma Magufuli arapfa. Ibyo byose iyo ya esthétique nkubwira, kubaza umuperezida w'umudamu wagiyeho kubera ko uwo yari yungirije adahari, no kubaza umuperezida w'umujenerale w'umunetsi wahagaritse jenoside, no kubaza umuperezida watsinze amatora cyangwa se uwo bavuga ko yaba yayibye. Ibyo byose umunyamakuru abishyira ku munzane akamenya uko yitwara. Noneho rero impamvu nagarutse kuko imyaka cyane cyane abakuze, abanyamakuru b'i Burayi bakuze baciwe imbere n'abantu benshi, ushobora gusanga yaranabajije na Gorbachev, yarabajije Gaddafi, akaba yarabajije Fode Sanko, akaba yarabajije ba Bush bombi, donc yiyubakamo ikindi kintu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo muri kano gace Andrew Mwenda ntago yabaza nk'abarore, ntago babaza nka Muhammadu, nta nubwo babaza nka Karegeye. Ibyo rero aba yiyubatsemo bituma yumva ko ntawe atabaza kandi agomba kugira power. Yego, icyo ni kimwe. Noneho nanone agashaka kwempoza umukino, kubera ko azi ko hari abantu benshi bamuciye imbere, akabageranya na wa wundi umuri imbere uwo munsi, agashaka kuba sinagira gute, nko kubahungeta, reka mbyite gute, agashaka kubahungeta, agashaka mbese kwentimida uwo ari kubaza, agashaka kumutamika ibisubizo, agashaka ko amusubiza uko ashaka. Ako kantu ndagasobanuye. None warabonye rero muri kiriya kiganiro umukuru w'igihugu hari inshuro ebyiri yamubwiye ati no, ntabwo naje kugusubiza, nawe ndakubaza. Ni nko kumubwira uriya munyamakuru we yashaka gufata perezida w'u Rwanda nk'abandi babandi nakubwiye, yego, abibye ubutegetsi, abibye amatora, abakoze kudeta, mbese abantu banyuranye. Uwo rero siwe w'u Rwanda. Amubwira ati no, banza usubize. Yabimubwiye kabiri. Mu gusoza aramubwira ati ntabwo ndi hano, nturi umucamanza, nturi umushinjacyaha, ntabwo naje hano gusubiza ibyaha. I'm not here to respond on allegations. You are not a prosecutor, you are not a judge. Tukamubwiye. Ahantu hambere rero yamubwiye ati banza usubize mbere uko tujya ku yindi etape. Wavuze ko bavuze kuri M23. Urebye ikiganiro cyafashe umwanya munini kuri Kongo, intambara na Kongo, Tshisekedi ahora avuga no gufasha M23. Ibyo nibyo yatinzeho. None haza kumaza aramubwira ngo umukuru w'igihugu abwira umunyamakuru amubwira kucya bibaza gufasha M23, kucya bibaza ko u Rwanda rwaba ruri muri Kongo, batabanza ngo bibaze n'iki cyatumye M23 ibaho. Wa wundi atangira ashaka kubaza ikindi kibazo, uretse gatoya, banza usubize. Uwo niwe mukuru w'u Rwanda. Urumva umunyamakuru yashatse gusimbuka kandi nawe na perezida amubajije. Kandi umunyamakuru nibyo nkubwira na experience, ufite background ku kibazo uri kubaza. Rimwe na rimwe uzi ukuri ariko kugira ngo nyir'ubwite bari kukwibwirira. Uriya munyamakuru azi icyatumye M23 ibaho. Ashobora kuba akizi mu buryo bwe cyangwa akizi mu bundi, ariko arabizi. Perezida amubajije ati mbwira kuki abo bantu bibaza ko dushyigikira M23, ko turi muri Kongo, batabanza ngo bibaze n'iki cyatumye M23 ibaho. Akimubajije ashaka kugikwepa ati ntungendana, banza ugisubize. Iyo attitude rero na perezida yarayivuze avuga kuri abanyamakuru bishyize hamwe, turaza kubireba. Iyo attitude ku banyamakuru b'i Burayi hari n'ahandi yagisubije, nyuma aza kumubwira ati aha nanone yarongera aramubaza
ati urabona ko nk'ahandi abantu bashobora hari abashobora kuntuka, hari abashobora kuntera ibyondo, hari abashobora kujya gute, ntibafatwa nk'intwari. Nabwo undi ashaka guhita bazikira ati banza usubize, ntabwo naje kugusubiza, nanjye ndakubaza unsubize. Niyo mpamvu byitwa ikiganiro. Abyita avuga ati rero abanyamakuru b'iburayi bo muri bino bihugu bagendera kuri ya attitude na arrogance, ubwirasi. Arrogance ijambo yararikoresheje. Attitude and arrogance. So nukugendera kubibarimo n'ubwirasi. Niyo arrogance navuga. So nkaho mbese ndavuga se ngiki ibyo uko bafata abayobozi bo muri Afurika, hari igihe nyine utihagazeho, ntabwo ari bose nyine, hariho abihagazeho. Ifo kwempoza umukino. Ntabwo rero umukuru w'igihugu yashatse ko bamubaza nk'uko babaza undi wese, babaza Muswati, babaza Isenabure, babaza George Weah, babaza Diomaye. Abo bose bafite experience zitandukanye. Ntabwo mvuga ko experience ari iz'imyaka umuntu ayoboye, n'iz'ibyo waciyemo, n'uburyo wageze ku butegetsi, n'imyaka ubazeho nayo irakonta, n'ibindi bikugize. Ntabwo umuperezida w'umusivile abazwa nk'umusirikare, ntabwo umuperezida w'umusirikare wo muri wo muzirwanira mu mazi abazwa nk'umusirikare wakoze mu kuneka cyangwa wo mu kirere. Ntabwo abaperezida b'abasivile uwagiyeho atowe n'uwagiyeho pari kudeta ntabwo babazwa kimwe. Ntabwo umusirikare, ntabwo umuperezida wize amategeko abazwa nk'uwize biology. Ibyo tuba tugomba kubireba n'igihe cyose. Buriya n'undi munyamakuru muri interview, umuntu ukuri imbere ntabwo wababaza kimwe. No, n'ubu ngubu turi kuvuga ku matora, ntabwo uko wabaza Frank ariko wabaza Mukabunane cyangwa Perezida Kagame. Ibyo ugomba kubigira. Ugomba kuba witeguye iki niba ubaza Frank, ugomba kuba witeguye iki niba ubaza Mukabunane Christine, ugomba kuba witeguye iki niba ubaza Mpayimana Philippe, ugomba kuba witeguye iki niba ubaza SG wa FPR. Ibyo rero abanyamakuru nyine niho izina ry'umunyamakuru ryubakirwa, cyangwa se rikaba ryagabanuka, ariko ni naho n'utanga amakuru nawe yihagararaho cyangwa agapima ubushobozi bw'umunyamakuru bari kumwe, cyangwa akajajinga personality ye. Rero nk'umuperezida dufite noneho waciye no mu bintu byo kuneka cyane, we birarenze. Hari ahantu yabajije ati murashinjwa kujyana ingabo zanyu gufasha M23, ariho yahitaga umubaza ariko kimutabanza ngo mubone niki cyatumye ibaho. Arongera amaze ati reka mpindure mbaze mu bundi buryo ahari, ati muri kubikora kubw'umutekano wanyu. Ari naho yamubajije, yari ashatse kumugusha mu mutego amubwira ngo mwakoze M23, ati avuga ko M23 yashinzwe n'u Rwanda. Mukuru w'igihugu aramwibutsa ati mu byo tushinjwa harimo kuyifasha, harimo kuba muri Kongo, ariko ntawe wigeze avuga ko twayishinze. Dushinjwa kuyirema. Iyo kwagasimbuka byari kwandikwa ko M23 ari made in Rwanda, yashinzwe n'u Rwanda. Ariko aravuga ati ntabwo ari twe twayiremye, ahubwo abantu bibaze ngo kuki yabayeho. Yabayeho amwereka ati dore mu Rwanda hari impunzi 100,000 n'ubu baracyaza, ati mu bindi bihugu hari abandi nk'abo bamaze imyaka irenga 20 bakuwe mu byabo, babujijwe amahwemo, babujijwe uburenganzira, ababo basigaye yo baricwa. Byose arabimubwira ati kuki sitareba ibyo, kuko yageze haramunanubwa ati ntabwo mwiteguye se ibihano communauté internationale yabafatira. Arambwira ati no, ntabwo badufite, nta numwe dufite ubwoba, ntacyo dutinya. Arambwira ati se mwiteguye kurwana? Ati turiteguye cyane. Ko bimeze icyaba cyose ku nyungu z'umutekano w'u Rwanda. Yamubwiye ko biteguye, u Rwanda rwiteguye, yaba ari Tshisekedi uteye, yaba ari ibibera, yaba ari hakurya FDLR igize gute, byose yamubwiye ko u Rwanda rwiteguye. Kubera iki? Arongera namugarukira ku mateka y'iki gihugu, aho cyanyuze, uko yakibonye, uko yagisanze,
uko yakibonye aho akigejeje. Ntabwo ari aho kuvuga nibyo nakubwiraga nyine ngo abo baza bateye bate. Ese ni umuperezida wabohoye igihugu akivanye kure? Ese ni umuperezida wasanze kiryoshye aratora? Ese arebe abantu baratandukanye. Kuko ufitegira ngo umukuru w'igihugu avuga na confidence yo kuba igihugu yaragisanze cyarasenyutse cyane. Buri iyo confidence rero itandukanye niyo wasimbuye asanga biryoshye, bitandukanye niyo wabonye igihugu atakirwaniriye ari amatora gusa amajwi ari amajwi. Abo bantu baratandukanye n'imyumvire bitandukanye, kuko buriya reka nakubeshye ntago ndi mu mutima we. Nta na rimwe u Rwanda no kuruyobora ntushobora kurutandukanya no kuba rwarabanje gusenyuka, ntushobora kurutandukanya n'intambara yabaye ngo rumere uko rumeze. Nta na rimwe. Rero ubigereranyije rero n'igihugu gihora kiri tambarare, abaperezida basimburana ku murongo umwe, biratandukanye cyane. baherezanya ubutegetsi. Ntabwo ari kimwe n'icyaciye mu ntambara. Ntabwo ari kimwe n'igihugu cyagize impunzi zirenga 100,000 hanze barahejwe. Donc iyo experience yishepinga nyine umuntu, ishepinga umuntu. Ubu nubwo turi kumutora, nubwo amatora yageze, nta na rimwe ashobora kumva ngo naratowe. Nabahoye igihugu ntabwo iyo yabura. none se kiriya gihe amatora yarashobokaga? Ayari yarabanje se twari tuzi uko byagendaga. Turatora kuba ko ari demokarasi yaje. Ariko araho yamubwiye abaze ku matora amuga ati amubaza ngo abona amajwi menshi. Avuga ati ariko mujye mutandukanya situation na context. Sibyo? Nuko atabimubwiye gutyo nyine. Liberateur ariyamamaje. Ntago bivanaho ko ari liberateur. Abanyarwanda bamubonamo nk'umucunguzi cyane. Neze kuba bayamuha. Bitwaye iki? Baravuga ngo ubundi twayahande. Yego. Libérateur, réparateur, initiateur, développeur et sécurisant. Oui. Ubwo ukambwira abanyarwanda bafite contexte babamo. Hari n'abagera ahantu bagatekereza ngo ntabwo ari kuva ko banze abandi bakandida. Ariko baravuga ngo bare bakandida reka tuyabahe. Nukunda Mpayimana nukunda Green Party ko batereka tuyabaye. Ariko se bararenza 20. Niba tageza 20 se ko nubundi liberateur nagira 80 arakiyobora. Umuntu akibaza ati kuki naritanga? No, ntabwo kudatora Frank ntabwo ari kumwanga, kudatora Mpayimana si ukumwanga, nuko bazi ko bahanganye n'ikipe itsinda. So rero iyo mu mutwe iyo context niyo yasobanuraga, niba zineza umunyarwanda, niba zineza uwatsinda. Yego. Niyo yaba ari murumuna wa Frank, niyo yaba ari mukuru wa Philippe, ashobora kubavuga ati ko mbizi uzatsinda wujuje ibingibi: libérateur, réparateur, initiateur, réconciliant, sécurisant, développeur. Akabireba byose akavuga ati umva Philippe nubwo uri murumuna wanjye nindi guharira abaripfuye ubusa, reka ndishyiraho ritsinda cyane rizakubari. Kandi urabizi umukuru w'igihugu yageze mu kurahira avuga ati intsinzi ni abadutoye n'abataradutoye. Ibyo nibyo. Ariko wowe utaramutoye wiyumva gute icyo gihe? Kuko intsinzi ntabwo ari en premier ari yawe. Niyo mpamvu abantu rero bashyira muri ya context akavuga ati reka ndimuhe. Akabwira Philippe ati Philippe aho kuguha ijwi nzaguha icupa, ariko ijwi reka dishyire ku yandi azatsinda. Iyo niyo context. Wabishaka utabishaka, nta nubwo abamutora bose ariko bamukunda, nta nubwo abamutora bose ariko bari muri FPR. Yego. Ariko nukureba bya bindi, aratanga umutekano, arahuza abanyarwanda, yaciye amoko, yabohoye igihugu, aragiteza imbere, za VUP zagira nk'ibiki byose. Abantu bareba aho ngaho. Umusu umuntu wo muri VUP wahawe gira inka urambwira ngo yatora Philippe. Ahita ashingira kuri achievement. Mekoma uwari mu Kanivuze, uwari mu Bisheke kuri Nyabarongo, uwari mu Mirambo azatora nde?
gusarura inyabagiza byo uwari tingitingi no kameme utari kuziga akabona nayini abo bose so nuvuga ngo igihe jusqu'à nouvel ordre kugira ngo ubashe guhuza ibigwi by'abo bantu simvuze ko nta bigwi bafite bifatika undi arabifite cyane yego nabo bashobora kuba bagira byinshi ariko abantu benshi ibyo ni nature humaine kureba ibihari. Icya kabiri niba umukandida umwe ari liberateur undi ntazigera libera kuko ntituzongera kubohwa sibyo se yarabohuye ariko ntituzongera kubohwa uzagira ibigwi bya liberateur gute wenda gira inka ntawe utayizana mituwele ntawe utayizana hari n'ibyaza byinshi hari n'uwakuraho imisoro y'ubutaka sibyo ariko icyitwa liberateur initiateur réconciliant ibyo ngibyo nibyo n'umutekano mekoma ibibazo by'umutekano nta banga ririmo. Frank ni umusivili na Filipo ni umusivili wabyumvise yego ibyo ubwabyo hari ibyo abantu muri ya context hari ibyo abantu batakwitega ku bandi bantu runaka byamaze kuba marque déposée y'umukandida ahubwo buriya nubwo wenda natandukiriye singe mu byavugiye mu kiganiro ni ukwibaza ngo kuko n'ubushize ku cyumweru twarabivuze ku Isango mu rubuga rw'itangazamakuru ni ukwibaza ngo ibigwi by'umukandida uhari wa FPR nibyo bigwi bya FPR harimo signe d'égalité question mark icyo bibaye gutyo rero igihe atazaba ari we icyo gihe twarabyibaje na Robert Mugabe igihe atazaba ari we niba ibigwi bya Kagame atari byo bya FPR hatarimo ikimenyetso cyo cyabihwanye bishatse kuvuga ngo umunsi FPR itatanze we ntabwo ari ya 90 nangahe izayabona sindagura ndagena ntabwo izaba successful no ntabwo niba atarimo bihwanye ariko habayemo bihwanye itsoke habayemo bihwanye itsoke ariko niba itarimo nuvuga ngo n'ubundi n'umukandida nahinduka n'amajwi azahinduka hari abatora Kagame nka Kagame hari n'abatora batoye FPR abo ni abanyamuryango ariko batari abanyamuryango ba FPR bamutora kubera ibikorwa ubwo rero bivuga ngo umunsi habonetse undi mukandida nayo bisaba ibikorwa bimwe ibikorwa bya FPR byo azabigumana ibigwi bya FPR bizaba iby'uwo mukandida ariko ibigwi bya Kagame ntabwo bizaba iby'uwo mukandida mushya haror aka liberateur nikaza karimo aka initiateur ariko ubwo ndi kubikoresha umunsi niko nabyita uwunga donc ibyo haraho umuyango yajyaga aririmba ngo araho umuyango yajyaga aririmba avuga ngo yadukwiye ku izina mpunzi none se hari ibyo undi mukandida ataba yujuje so gutorwa ku majwi angana kuriya n'ubwo umunyamakuru abimubajije hari ishyaka ariko n'umuntu ku giti cye cyane umukecuru uzi ukora muri VUP muri Dandabira na Nyamagabe cyangwa uwahawe gira inka aba muri FPR aza amashyaka se reka do barayimuha ati Kagame hari n'izo batanga zitatanzwe na perezida ariko cyane Robin iraza Kagame yaduhaye inzu zubatswe inzu Kagame arantuje nta uvuga ngo FPR irantuje nta nuvuga ngo leta irantuje ubundi en principe bari ibya leta biba byavuye muri budget tusa ariko abaturage mu myumvire byose bazi ko ari we kubera iki niwe wabagize aho bari byose rero niwe babiho nta umenya ngo byara amafaranga ya Minecofin reka gira inka zigurwa mu mafaranga ya Minecofin cyangwa se ONG zikishyira hamwe nabwo niyo ari ONG itanze iyo bavuga ko ari ya Kagame cyane ejo ndi harimo bambwiraga ngo nacano ngo nakarege Omar Pano ngo ni Kagame wayimaye ariko
ariko nanjye nkabasubiza ni yampaye internet none iyo internet itaza channel zari gukora ntabwo ari gukora ntabwo twari ko wicaye gukora ikiganiro imisasa aca hejuru wazanye internet niwe watumye abayutuberi ibikorwa remezo sibyo none kwicara muri abana ugakora ikiganiro ariko na internet yaje mu mafaranga ya leta ariko se iyo atabitekereza iyo atabigira priority cyane iyo atabigira priority akayigira nk'ibyogajuru cyangwa se kugura ubwato u Rwanda rwashobora gucuruza kugira ngo bashyire imbaraga mu kuzana internet bavuga tugura ubwato muri Mediterane cyangwa tuyikodeshe yose amafaranga akinja ariko abantu bari babonye akazi kubera internet bari kuguma mu bushomeri ibyo rero iyo babimbajije rero bati bagushingiye bati Kagame yaguhaye pano yazanye internet nyine nanjye ubisanga ruko nguko koma yasabye Nyagahene gushinga radio Nyagahene amakazi none yatabivuga byari kugenda gute none yatabivuga TV10 ntibeho mba nkora he impamo yari kuba hehe TV10 itariho impamo yari kuba hehe ntago byari gukora wakabi none byose ni shade donc ikiganiro cy'umunyamakuru w'Iburayi rwose gitumye nyine tugaruka muri mood twamamaza ariko icyagaragaraga nabikubwiye nyine buriya nawe arrogance yari ayifite nubwo perezida yabimusubije avuga babandi bakoze Rwanda Classified avuga ati ntago bakoze ubushakashatsi ntago bacukumbuye nta facts bafite ati bagendeye kuri attitude na arrogance nuriya wamubazaga afite arrogance ariko yaramukanze yararimo mugaga yaramudukangiye yaramudukangiye yashatse kubaza nkuko yabaza harya Bakiri mu ruzino wahe n'uwa Marawi cyangwa yashatse kubaza nkuko yabaza perezida Mauritania harya yitwa nde ntabwo mbibuka donc no urebye ukuntu yatangiye ikiganiro no abaperezida baratandukanye ntabwo batandukanye kubera imyaka batandukanye kubera inzira baciyemo ngo bagere ku butegetsi batandukanye kubera uburyo babanye n'abaturage babo batandukanye kubera uko isi babona batandukanye kubera experience uriya rero yashatse kumufata nk'uwa rusange ntabwo biriya wabibaza Salva Kiir byashoboka yego nawe sivuze ariko abaperezida bose baratandukanye cyane ntabwo ari bamwe pe cyane none abaperezida bafite background y'igisirikare bo ni n'ibindi bo bari ikindi kintu arewe noneho igisirikare cyo kuneka abanza akagusoma arewe biratandukanye uriya rero yashatse kubifata nk'aho ari rusange ariko namo ariko nyine ubwo nawe nicyo igitangazamakuru kikamuhitamo nk'uko RBA ihitamo Barore nk'uko TV10 yahisemo Oswakim bize nabo bari bapanze bahitamo uriya kuko hari uwari kuza hari igihe bari kohereza uri munsi y'uriya none umusaza akamugaragura kandi ari muri studio ye ibyo byose nyine niko bimeze donc communication journalisme ni art ruvuga ngo habari ugupeza ubaza n'ubazwa ugiye kuza turamuzi iyo haje rero kugira kuba nta proportion mu mbaraga zirimo ntabwo perezida yaza ngo umuhe umustajere ntabwo bishoboka ntabwo byakora yamugaragura bigafata ubusa ibyo byose bahitamo ninde uramubaza aramubaza gute paraporo ninde uje ngo bamubaze meya cyangwa gitifu umurenge yaje muri studio na stagiaire yamubaza kuko no kuri tele bo barabaza ariko guverineri ministre perezida perezida wa sena abo bose nyine mupanga umuntu uri kuri calibre cyane y'urwo rwego uriya rero bari bamuhisemo neza ariko nyine umutumirwa nawe amubera ibamba aba mwiza kumurusha yabaye mwiza kumurusha yaramurenze so ibi ibyasose muri ya raporo se yabari abashakashatsi ba Loni bo banavuga yuko ngo ari agace kabacitse ubundi atari raporo bakabaye basohora bikomeje gukura ni raporo noneho yaje itakiri mu Rwanda gusa noneho irimo na Uganda birego ntago bigishinjwa u Rwanda gusa bimwe birashinjwa na Uganda bati twarapimye turareba dusanga byibura ubu ngubu hari ingabo zishobora kuba zisaga 3500 muri Congo zigiye gufasha M23 ati tugiye gushyira ku munzani twanasanga izo ngabo z'u Rwanda za RDF ziruta cyane ziranyeshyamba zayo mu 23
iyi raporo byibura nko mu myaka 3 ishize uhereye 2022 kugeza uyu munsi, ni raporo ubona igenda iza mu bihe bimwe. 2022 yaje mu gihe twendaga kujya muri cogamu, na 2023 yaje nko muri ibi bihe n'ubundi, ije muri ibi bihe by'amatora nanone, tukakubitaho biriya bya France 24. Hari indi wave ubona byarema hagati y'imibanire yacu na Congo n'ubundi idameze neza? No, ariko amaraporo yo urumva nibyo yamubaje ati ntago ubundi ikibazo kifatika yamubaje yamaze ngo ntimutinye ibihano bya communauté internationale. Ahambwa ati no ntacyo dutinya. So communauté internationale ihorana bene ako kantu, ni nkuko katanga urugero rwahuranyije ndatanga n'urworoheje, cyangwa reka mpere ku rworoheje tugenda tuzamuka kuri Karumereze esprit. Iyo ufite ideni rya banki wafishije muri babihemu biyo banki, hari akabari utakwinjiramo cyane, cyangwa umuntu ashaka kuguhungeta agahita avuga ati dore muri babihemu b'iyi banki urimo, abakwaneyantishije. Ubwo narimvuza koroheje. Iyo ufite nka dosiye ikiremerere kavuge dosiye ya gacaca, ufite dosiye ya gacaca n'urugero ipanze, wenda nturaburana cyangwa se wabivuyemo mu buryo icyo gihe umuntu uzi ko uyifite ayikweretse urayoboka, uhita ucika intege, uhita ujya muri position de faiblesse. Ibyo rero nibyo communauté internationale ikunda gushyira mu maraporo. Hari igihe bihora bivugwa ari bimwe, mwumvise ngo miliyoni, hari igihe bavuga ngo abanyekongo miliyoni 10 barapfuye bageze muri 12. Ibyo bintu byose ari amaraporo ahari, kandi n'ubwa kabiri bavuze ngo yaducitse, nabyo ugomba kubyibazaho ibacika n'ubwa kabiri itarangiye. Ibyo rero nibyo byo kwicara ni kwa kugendana akantuza nkagenda Sezerano Emmanuel, liste y'ababihemu Sezerano Emmanuel nkagafotora, hanyuma uko unyishuje 5 nkahita nkusukumira ya foto wanditse muri babihemu, igahora ari imwe ku buryo ushaka no kuzishyura simbimenye igikangisha. So bariya rero iyo ntuza iraharibitsa ahantu, content yayo ntihinduka, ariko igihe cyose hagize akajya kuba barazana nko kwa kuri nakuzanira dore gacaca yarakubuze, dore banki warayambuye, bigahora gutyo. Niyo mpamvu bidahinduka. Nta kantu kari aho nyine washaka kuzamura. Kera hari umuhungu w'ishitage nigeze gukomeretsa turi ku ishuri, yateretaga umukobwa utazi igifaransa. Bamubaje muri karase ngo we votre cahier, aravuga ngo irira home. None umuhungu wamuteretaga yashaka kunkasa, mbona yanjwigirije nirira home yawawe agahita amera nk'ibisusa bikubiswe n'umuriro. Buri gihe yankaza nabona yananisha herera home. Ni nk'umugore, hari n'abagore bameze batyo, abafite amabanga y'umugabo, ariko yamukubita urushyi byose agasuka hanze mukurira kwe, agahenda byose abishyira. Nzavuga ko wibye igitoki kwa kanaka ukakigurisha cyangwa ukagitara aha ngaha, nzavuga ko wagambaniye runaka, nzavuga ko wambuye banke, nzavuga ko kiriya kibanza wakibye barumuna bawe, nzavuga ko ufite impapuro mpimbano, nzavuga ko diplome yawe ari wahimbye ko wayikuye i Burundi kandi ari ingande, nzavuga ko uhembwa amafaranga udakwiye. Ibyo byose ndako kantu uri kucyumva. Rero agahora agira gutya, wajya kugira gutya akakazana. Ibyo birasanzwe. Ni ya PhD ntuza Joe Habineza yakundaga kuvuga. N'isi rero irayifite ku Rwanda. Iyo hagize akantu kashaka kuba kazima katuma u Rwanda ruzamuka mu kuvugwa neza ku isi, cyangwa se donc bahita bakurura icyo kintu. Ni nko gucubya umuhengeri, urumva babyita ku mwana nk'ikirego. Ni nko kuvuga ngo dorura mwana nk'ikirego. Ku mwana nk'ikirego ni cya kintu ya dosiye utarakemura. Hahandi umugore akubwira ngo wariye barumuna wawe isambu y'ababyeyi, hahandi umuntu ahita kwereka ngo dore beka warayambuye, cyangwa se umuntu agahita azana CRB
nayo isigaye ikanga abantu Cyarabwira cyangwa umuntu agahita neza. kuzana ikidosiye nkanjye ubu ngubu ubushatse nko muri ano matora ndashobora kwiyamamaza bagahita bavuga ati ufite idosiye mu rukiko agahita azana nimero y'idosiye Kibagabaga urukiko rw'ibanze rwa Gasabo bati no ufite urubanza ejo najya kujya guhembwa nagera imbere ya banki umuntu udashaka ko mpembwa ati no ufite urubanza najya kwambuka najya kwigira mu kazi najya gupiganira agasoko bakazana urubanza najya kurira indege ngiye wenda muri Suède cyangwa i Paris bati ufite urubanza ibyo rero nibyo uwo mukino niwo communauté internationale urimo content ihora ari imwe bagira igihe babizamurira wagira ute ubundi kera mbere bagiraga hakaza bajya kuvuga ariko ibintu birimo bigenda neza u Rwanda rwakonvense bagahita bajomamo akantu indege hanawe nande indege hanawe nande none indege ntabwo ikiza cyane ibyo rero ni ibintu nyine babihoramo ariko nyine nuko umusaza nawe azi asubiza nyine avuga ati no ibi hano ntacyo dutinya kandi si ibanga nibiba ngombwa intambara turayiteguye niko yasubije ntabwo ari ngewe niko yasubije